hello guys, nizere ko nizere ko mumeze neza abakunzi ba TWJ Record. Nk'ibisanzwe twabagezagaho ibiganiro bivuga ku mpano nyine zigiye zitandukanye, amakuru agezweho, ariko guhera uyu munsi tugiye kuba hello guys, nizere ko mumeze fresh bakunzi ba TWJ Record. Nk'ibisanzwe ni Jay, nari nsanzwe mbagezaho ibiganiro bivuga ku mpano zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kubamenyesha yuko tugiye kujya duhurira hano ngaha kuri TWJ Record tugaragaza impano twifitemo nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abana bakiri bato bakizamuka. Today nk'ibisanzwe ngiye kubacishaho nyine akaganiro gato mbaganirize, noneho mbereke n'ukuntu abana nyine baba bafite talent ariko bakabura aho babinyuza. Ariko uramutse ufite talent nyine bitewe n'ahantu uherereye, wambwira mwaza tukakwereka ukuntu tubigenza. Nk'ibisanzwe urambona nyine naje ku buryo bwa video, nubwo ari inkazi nyine kugira umuntu agira hano ngaha ashaka ukuntu yagaragara ku mashusho, biba ari ibintu bikaze, ariko ndizera yuko biri buze gucamo nyine bitewe n'ukuntu umuntu aba ari gupanga content ye kugira ngo igende icamo neza. Bakunzi ba TWJ Record rero murambona nyine nanjye ndi umunyempano, mfite impano idasanzwe ariko ikintu cya mbere ngomba kubabwira nyine tuguma twaganira ku rugendo rwa music cyangwa se music comedy, gukina. Hari abantu baba ari abakinnyi ariko barabuze ahantu bamenera. Today nyine ushobora kumbwira nkaza nkakwisurira tukaganira, ntabwo habura umuntu ugusapotinga katinga abana. Hello guys, nizere ko mumeze fresh bakunzi ba TWJ Record. Ntabwo mwari mumenyereye nyine ku bijyanye n'ishusho, urabona ko umuntu aba yategetse nyine kugira ngo abe yagaragara ku buryo bw'amashusho. Akenshi nk'iyo umuntu ari kuvugira ku buryo bwa audio abantu ntabwo babasha kumwumva neza, ariko uyu munsi ngarutse ku buryo bw'amashusho. Njyewe ikintu nyine nifuza kubaganiriza uyu munsi ntabwo ari ikintu kigoye, ariko ni nk'ubufasha nyine mba ndi gusaba abantu bakurikira social media zanjye, mba nsaba yuko nyine bansapotinga nanjye nkagera ku rwego rumeze neza. Noneho ibintu njye akenshi mba nshaka gukora kandi byagirira ingirakamaro kuri sosiyete, mba numva nyine nakora ibiganiro bigaragara ku buryo bw'amashusho, nkajya nzana hano abantu bafite talent, kurapa, kuririmba, gukina, impano iyo ari yo yose nkayigeza kuri social media. Noneho akenshi iyo umuntu agiye agaragaza impano ye, hari nk'abantu bagenda bakunda ibintu akora bakaba bamusapotinga, ibintu bikagenda neza. Ariko akenshi mba numva nakibanda ku mpano zigiye ziba ahantu hatandukanye, cyane cyane mu cyaro. Mu cyaro hari abana benshi baba bafite impano ariko bakabura ahantu bamenera nyine ngo abandi babamenye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nateguye kugira ngo ngaragare ku buryo bw'amashusho, noneho mbabwire yuko uyu munsi ngiye gutangira urugendo rwo kujya nshakisha impano ahantu hose ziherereye, haba mu cyaro no mu zindi karitsiye nyine. Ndizera yuko bizagenda neza. Ikintu nabasaba ni uko mwansapotinga. Hello guys, nizere ko mumeze fresh, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo, nizere ko mumeze neza. Nk'ibisanzwe ni TWJ Record, muba muri kumwe na Jay. Ibintu ngiye kubabwira today ntabwo ari ibintu bikaze, ariko ni ukubabwira ko kuva uyu munsi nanjye urugendo rwo kujya nkoresha uburyo bw'amashusho mbagezaho ibintu bitandukanye. Akenshi ndajya nzana abanyempano hano ngaha bagaragaza impano zabo, noneho tube twatera imbere mu mpano zacu. Ibintu najya ndibandaho cyane cyangwa se nibandaho, ndajya nerekeza mu cyaro nshakisha abana bafite impano, noneho mbazane hano ngaha bahangane cyangwa se bagaragaze, bitume babasha kumenyekana, bitewe n'uko gahunda dufite niyo kumenyekanisha impano zacu binyuze kuri social media. Nk'abanyarwanda kenshi twahawe impano yo gutekereza, tukamenya kandi tukagira nyine ibanga ryacu rero ni uko tugomba kuribika ku mutima, ariko tukagira bwa bwenge n'ubushobozi n'ubumenyi dufite tukabasha kuba twabikura
aho twabihishe tukabishyira hano imbere abantu bakatubona. Hello guys, nizere ko mumeze fresh, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo, nizere ko mumeze neza. Nk'ibisanzwe ni kuri TWJ Record, muba muri kumwe na Jay. Ikintu mbasabye nyine yuko mwakora subscribe, mugakora comment, mukarayikinga video tugiye kujya dupostinga muri iyi minsi. Ibintu tugiye kujya twibandaho ni ukwibanda ku mpano zo mu cyaro. Ni gute impano zo mu cyaro nyine twazizamura binyuze kuri social media. Nk'ibisanzwe nyine abanyarwanda dufite ubushobozi bwo kuba twatekereza cyane kandi tugatekereza neza ibintu byaduteza imbere, first of all ugendeye wenda ku mpano tuba twifitemo. Rero nka TWJ Record ikintu yiyemeje ni ukujya ijya gusura abanyempano bose aho baherereye, cyane cyane abahereye mu cyaro, ikabasura bakaganira ku bijyanye n'impano, noneho bakayishyira ahagaragara, ugasanga nyine ibyo bintu bigize inyungu ku mpano zo mu Rwanda. Rero nka Jay wa TWJ Record nta kandi kazi, ikintu mbararikiye ni uko mwaza mukurikira nyine ibiganiro byacu, mukareba mukabyumva, bizaba birimo inyigisho cyangwa se ubundi butumwa nyine budasanzwe, bitewe n'uko najya nibanda ku mpano ziri mu cyaro, mwirebera ukuntu abantu baba barapfundikiwe cyangwa se barahishwe bitewe n'uko batabona uburenganzira bwo kugera kuri social media. Ntabwo ari uko babubuzwa, ahubwo ubwo burenganzira barabwibuza ubwabo nyine bakabwihagarikira. Ariko nka TWJ Record yiyemeje kujya ishaka abo banyempano aho bari hose. Rero uramutse uziranye n'umunyempano, cyane cyane nyine utuye ahantu hegereye nk'aho ntuye, abanzi nyine bahita babyumva, wambwira noneho akazadusura cyangwa se tukamwisurira tukaganira, tukabasha kuba twamugeza hano ngaha kuri social media zacu, abantu bakamumenya. Niba udushaka nyine kujya utwandikira kuri Instagram nitwa Jay, noneho kuri Facebook nitwa Jay Gakuru. Ushaka kudukurikira nyine wagenda ukadufollowinga, noneho ukatubaza n'icyo wifuza. Ariko unashatse kutubaza ubundi butumwa wakandika muri comment, nazagusubiza. Ciao ciao fresh.